isobanuro ni kimwe nuko ibintu birimo birarushaho kugenda bigorana ku bihugu bifasha abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa icyabaye kuri inshuro bivuga ko gishobora kuzafatishwa amaboko yombi. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje yuko zifite uburyo bwo gukoresha ibikoresho byinshi mu gukurikirana ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'uyu munsi amasezerano ya Washington bivuga ko uburyo yagombaga kubahirizwa nta na kimwe kirakorwa, bityo hajya abaho gusaba ko hakorwa ibishoboka byose aya masezerano akaba yakubahirizwa, gusa nta kirakorwa. Byatunguranye rero ku cyemezo cya Leta zunze ubumwe za Amerika kino gihugu cyafashe mu gushyiraho cyangwa se mu kwemeza ugomba guhagararira Leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se inyungu za Leta zunze ubumwe za Amerika mu Rwanda hano i Kigali, kubera ko bamwe bavuze bati Leta zunze ubumwe za Amerika ibyo bakoze basanga babize kandi ni ibintu bifite igisobanuro kigoye kukiyumvisha. Ni agenti wa CIA wakoze imyaka myinshi rwose muri CIA, yabaye agenti wa CIA nk'uko imibare ibigaragaza kuva ahagana mu 2014 hafi 2025 rwose. Uyu rero akaba kugeza kuri ubu ngubu mu makuru arimo kugenda arushaho gutangazwa, uyu mugabo yagizwe noneho umwe mu bahagarariye inyungu za Leta zunze ubumwe za Amerika mu Rwanda, kuvuga ngo yagizwe ambasaderi wa Leta zunze ubumwe za Amerika i Kigali. Ariko bamwe batangira kuvuga yuko cyangwa se batangira kugaragaza yuko uyu mugabo hari n'ubutumwa ibyo ajemo bishobora kuba ari nkaho ari ubutumwa bw'akazi. Uyu mugabo n'ubundi ariko ntiwirengagize ko asanzwe ahagarariye Leta zunze ubumwe za Amerika muri Afurika ya ruguru, mu ihembe rya Afurika, nk'uko byagiye bigarukwaho. Noneho akaba ubu yahinduriwe inshingano, ndetse mu bitangazwa cyangwa se amakuru avuga ko uyu yagenwe na Perezida Donald Trump wa Leta zunze ubumwe za Amerika we ubwe ku giti cye, akaba ariwe wagennye ko agirwa ambasaderi wa Leta zunze ubumwe za Amerika mu Rwanda. Habayeho rero ugushidikanya, ntabwo ari ugushidikanya ku bushobozi bwe, ntabwo ari ugushidikanya ko ashobora kuba yatanga umusaruro, ahubwo abenshi bakaba bavuze cyangwa se batangaje yuko ibi biri mu mugambi wa Leta zunze ubumwe za Amerika wo gukora ubutasi ndetse no gukurikirana amakuru yose y'ibijyanye n'ingabo z'u Rwanda, imibereho y'u Rwanda ndetse n'ibindi. Akaba ariyo mpamvu uyu wahoze ari agenti rwose ngo yaba yoherejwe kuba ambasade w'u Rwanda. Bati ukivamo ntabwo kikuvamo. Reka turebe nanone byinshi ku bijyanye n'inyandiko z'uyu mugabo mu by'ukuri woherejwe mu gihe u Rwanda rusabwa gukura ingabo zarwo. Hagati aho ngaho rwose u Rwanda rusabwa gukura ingabo zarwo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa na n'iyi saha u Rwanda ruracyavuga ko nyine izo ngabo zidahari, ariko mu bijyanye n'amasezerano ya Washington u Rwanda rurasabwa kubahiriza iryo hame, na Kongo rero nayo igasabwa gukora iki? Igasabwa guhagarika imikoranire na FDLR. Abenshi bavuga ko amasezerano ya Washington nubwo yaje kwemezwa, ariko aya masezerano asa nkaho atigeze atanga umusaruro cyangwa se atigeze agira intambwe ageraho. Ibyo bamwe bavuze cyangwa se batangaje yuko mu by'ukuri bigaragaza ko aya masezerano nayo agenda bigura intege. Gusa bakavuga ko hakwiye ibihano kuri bamwe bagerageza cyangwa se bagaragaje ukutubahiriza aya masezerano. Hanyuma icyo ugomba kuba wamenya rero, Perezida Donald Trump niwe wagennye umudiplomate umenyerewe cyane muri Afurika. Uyu nguyu kandi ngo Afurika nawe akaba amenyereye ibibazo byayo, kubera ko ku nshuro ya mbere agiye gukorera muri Afurika, amayeri y'Afurika, amayeri y'Abanyafurika, ikirere cya Afurika. Bitangazwa ko
rwose ari ibintu amenyereye cyane cyangwa se ari ibintu asanzwe azi neza. Uyu mugabo rero akaba azwi cyane, akaba yitwa Nicholas Nick Sheikha. Ni umwe rero mu bagenwe na Perezida Donald Trump kuba abambasaderi b'ibihugu bigiye bitandukanye. Ikibazo kivukira ku mukuru wa Leta Zunze za Amerika ku guhagararira u Rwanda ni ukubera ko ngo uyu mugabo yahoze ari intasi. Mu itangazo ryaje gushyirwa ahagaragara n'ibiro bya Perezida wa Amerika ku itariki 21 Nyakanga 2026 bigaragaza ko Nicholas Sheikha ukomoka muri leta ya Wisconsin ari mu bantu perezida yashyizeho ngo bajye mu myanya itandukanye ya leta, ariko bivuga ko babanje cyangwa se agomba kuba kwemezwa na Sena mu gihe washyizwe kuri uwo mwanya kugira ngo utangire imirimo yawe cyangwa se inshingano zawe. Uyu rero nawe akaba ari mu bagenwe. Muri abo bashyikirijwe Sena, Nicholas Sheikha yasabiwe kuba ambasaderi uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Gusa nk'uko bitangazwa cyangwa se byagarutsweho, Sena ya Amerika izaba imaze kumwemeza. Uyu Nicholas Sheikha azahabwa inshingano zo guhagarara igihugu cy'i Kigali, aho azaba ashinzwe gukomeza guteza imbere umubano uri hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'inshingano zisanzwe nyine z'abambasaderi cyangwa se abagenda bahagarara nyine ibihugu byabo mu bindi bihugu, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa cyangwa se bikomeza kugenda bigarukwaho. Izi nizo nshingano ze nyine, agomba kuzareberera inyungu za Amerika ndetse mu Rwanda n'inyungu z'u Rwanda zishaka kujya kuri Amerika, nyine byose akabifata, nyuma ibihugu byombi bigakomeza gutera imbere. Mu gihe Sena ya Amerika izaba imaze kumwemeza, Sheikha azabwa inshingano zo guhagararira igihugu cye i Kigali. Ubusanzwe ambasaderi wa Amerika mu kindi gihugu atoranwa na Perezida wa Amerika, akabanza akemezwa na Sena mbere yo gutangira inshingano ze. Uyu Sheikha yari asanzwe ari umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika y'Amajyepfo ndetse no gutanga ubufasha mu mahanga. Urumva ko nyine ariyo mpamvu bavuga bati ibibazo bya Afurika, ibijyanye na Afurika ni ibintu yari amenyereye cyangwa se yari asanzwe azi cyane. Kuva tariki ya mbere Kamena kugeza ku itariki 18 Nyakanga 2026, uyu mugabo yari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubufatanye na Afurika. Ni inshingano nyine urumva amaze igihe kitari kinini cyane. Yabaye umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije w'inama nkuru y'amategeko y'umutekano ya Amerika, umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije w'inama nkuru y'umutekano ya Amerika. Urumva ko ni umwe mu bantu bakomeye cyane cyangwa se bahambaye, bagiye bagira inshingano zikomeye cyane, ntabwo yoroshye rero. Ndetse bivugwa ko yabaye umukozi w'urwego rushinzwe ubutasi CIA kuva mu 2014 kugeza mu 2025, rwose ngo aho yakurikiranaga umutekano wo mu burasirazuba bwo hagati no mu ihembe rya Afurika. Icyo gihe ubwo yari agent wa CIA, nizo nshingano nyine yakoraga, gukurikirana umutekano mu burasirazuba bwo hagati, Central Africa ndetse no mu ihembe rya Afurika. Ukumva neza ko uyu mugabo afite ubunararibonye ku bibazo bya Afurika. Ikindi ni umuhanga, kuko urumva ni umuntu waragizwe agent wa CIA, hari byinshi aba afite cyangwa se ababitse. Ubwo abanyarwanda batangiraga ibikorwa byo kwibuka uyu mugabo, ashimirwa n'abanyarwanda kuko ubwo bibukaga ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi tariki 7 Mata 2026, uyu Sheikha niwe muyobozi wa mbere wo muri Amerika bivugwa ko akoresheje inyito ikwiye y'aya mateka. Ngo icyo gihe yagize ati, njye ubwanjye nasuye u Rwanda, mbona n'amaso yanjye ahantu Jenoside yabereye, i Nyamata n'Intarama, ahahoze hari za kiliziya, ibihumbi by'Abatutsi biciwe mu nyamaswa n'intagondwa. Uyu mugabo ashimirwa n'u Rwanda kuba ngo yarabashije gukoresha imvugo mu by'ukuri ya nyayo. Ambasaderi Sheikha yavuze ko yahagaze imbere ya alitari zo muri kiliziya, izo kiliziya ngo maze
amaze guhagarara ashengurwa n'uburemere bw'ibyabaye cyangwa se aterwa agahinda nabyo nk'uko yakomeje kugenda nyine abivuga cyangwa se abigarukaho ati kuri altari aho igitambo gitagatifu cya misa gitangirwa, aho amaraso ya Yezu agaragarizwa nk'agakiza k'isi, hahurijwe amaraso y'inzirakarengane muri jenoside yakorewe abatutsi. Uyu mudiplomate yagaragaje ko kugira ngo isi itazongera kubamo jenoside, ibihugu bisabwa guha ubutabera abarokotse binyuze mu gukurikirana bagizemo uruhare, kandi ko Amerika izakomeza gukorana n'u Rwanda kugira ngo bigerweho. Ambasaderi Sheka agiye gusimbura Eric Nidra wavuye mu Rwanda muri Mutarama 2026 mezi atandatu ashize. Ambasade ya Amerika i Kigali yayoborwaga na Sheikh Dafie John Almaguer nk'uko bitangazwa. Uyu mugabo rero Nicholas Sheka cyangwa se Nick Shaka akaba yagizwe ambasaderi wa Amerika mu Rwanda, ndetse akaba vuba bidatinze agomba gutangira inshingano ze nk'uko byakomeje kugenda bigarukaho. Akaba rero mu by'ukuri dukurikije ibigaragara, uruhande rw'u Rwanda narwo rwishimiye nyine ko yagizwe ambasaderi, kuko ntabwo bigeze bagaragaza ko rwose baba babangamiwe n'uyu mugabo. Ngaho nguko rero ibi mu agenti wa CIA wagizwe ambasaderi i Kigali na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukomeje kuri koroza.